Guys, reka nizere ko meze neza cyane muri rusange. So ndi kugenda slidinga kuri internet mbona ino nkuru yarimo kugenda itangwa ibitekerezo n'abantu benshi bavuga ngo abagore basaza vuba ugereranyije n'abagabo. Nubwo nafite inkuru nyinshi nashaka kugira ngo dukoreho, ariko navuze ati reka tuzane ino nkuru dusenga abayiganira kugira ngo namwe mutange ibitekerezo byanyu turebere hamwe ese koko niko bimeze cyangwa naga ariko bimeze. Ndaza kwifashisha iyi nkuru bakoresheje barimo kuganira kugira ngo namwe muyifatire mutanga ibitekerezo byanyu mugaragaze koko abagore no basaza vuba cyangwa abagabo niyo basaza vuba. Ndagira ngo ukimara kumva ijambo ngo abagore basaza vuba mbere y'abagabo ushobora kwemeza ko ari byo bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, zirimo yuko babasha kubyara igihe kinini gitandukanye, zirimo yuko babasha gufata inshingano nyinshi yabizo kurera abana ndetse no kwita ku rugo, cyane ko mu kinyarwanda bita bamutima w'urugo, ndetse nk'aho ibyo bitari binahagije ugasanga bagenda bafata n'izindi nshingano zo gukontorora abagabo niba baciye inyuma niba byagenze gutya na gutya. Ndagira ngo ibyo byose mugiye mubizi, ariko nk'uko ahanga bagenda bigaragaza bavuga ngo igisubizo ntago ariko bimeze, abagabo ni basaza mbere y'abagore. Reka tugenda akantu ku kandi kugira ngo nawe uze kubona aho uhera utanga ibitekerezo byawe. Mu buryo bwa biology abagore ntibasaza vuba kurusha abagabo, ahubwo kubijyanye n'imibereho miremire abagore bafite icyo bita longer and healthy life expectancy kurusha abagabo. Mu mibare abagabo bapfa mbere y'abagore, turaza kugenda turebera hamwe muri rusange. Ariko perception ivuga yuko umugore asaza vuba ituruka kuri specific hormone mechanism ndetse n'uruhare rwa social factors. Ku rwego rwa cellular and genetic abagore bafite uburyo karemano bubafasha kurinda umubiri bushobora gufasha kugabanya umuvuduko wa overall aging. Ubwo tubishyira mu kinyarwanda nyine ni nka ensemble no ni kinyarwanda koko. Okay, ubwo ni imyaka yose tuyishyize hamwe muri rusange. Hanyuma aho cyane perception yuko umuntu asaza igaragara ni ku ruhu rwo mu maso, kandi iyi myth muri rusange ikomera. None tukaza kureba men's skin ibifite hafi ya 20 kuri 25% thika kurusha iy'abagore, kandi kagira more collagen bigatuma ku bagabo ibimenyetso byo gusaza bishobora kugaragara buhoro buhoro. Hanyuma ku bagore igabanuka rikomeye rya estrogen ibaho mu gihe cya menopause ishobora gutuma collagen production igabanuka vuba, uruhu rukarushaho kuba ruto rukuma ndetse iminkanyari ikagaragara cyane. Ariko perception of aging nayo igira uruhare rukomeye bitewe na society. Ku bagabo ibimenyetso byo gusaza nka paper and sat hey cyangwa se expression winkers akenshi ifatwa nk'ikintu cyiza kigahuzwa na charm cyangwa se maturity y'umugabo. Ku bagore ibimenyetso nk'ibyo akenshi bifatwa nabi, niko abagore bahura na aesthetic pressure nyinshi yo guhisha ibimenyetso byo gusaza, nacyo kikaba imwe muri challenge ba challenginga cyane. Hanyuma kubyara nabyo bishobora kuba impamvu yo accelerating the biologic aging ku mugore, ariko umubiri ukagira ubushobozi bwo kurikavaringa dramatically nyuma yo guhita byara. Noneho buri ikintu kirushya abamama cyane kurutaho nicyo bita postpartum lifestyle cyangwa se chronic sleeping deprivation, mental load, parenting stress no kutabona umwanya wo kwiyitaho bihagije. Ibi bivuze ko umunaniro ushaka gutuma umugore agaragara nk'umuntu ushaje vuba, uko byaratewe no gutwita ndetse no kubyara ubwabyo, kubera nko nabisobanuye hejuru umubiri ari uburyo uburi coveringa ukongera ugasubira muri systeme neza. Kuri ubuzima ubayemo, stress, gutinya gusaza ndetse n'uburyo society igenda kujudginga rimwe bishobora gutuma umugore yumva ko ashaje vuba kurusha umugabo, ariko ntago ariko bimeze muri rusange. Na nk'urugero rwihuta, murabona ngiye kuzuza imyaka 43 ejo bundi, ariko inshuti zanjye z'abagabo zifite hafi imyaka 35 na 38, bamwe basigaye basa n'abasaza, bafite inda nini, uruhara, imisatsi ijya kuzamo imvi. Amajye nkaba ngicacambwa gutya mu nyumva rwose umubiri wanjye kubera udusport mba nkora. Murabona ngenda cyari mutoya, ariko antuka murabona ko benshi bamaze gusaza. So ntukemere ko umuntu yagushyiramo complex ngo wumve ko udasa neza cyangwa ko washaje, ariko abagore benshi mugenda mubona n'amafoto agiye atandukanye babarusha abagabo ba imyaka myinshi cyane, ariko wabitegereza ukabona abagabo basa nk'abashaje kuba. Icyo twafata nka body coverage bivuze ngo ntidukwiye gora twifata cyane cyane, ndavuga abagore ntago mukwiye gora mwifata nka muri munsi y'imyaka 20, cyane ko gukura ko mwana akuze. Ariko kiri clear according to numbers umugabo asaza mbere y'umugore, cyane ku mugore ubona nakanya ko kwiyitaho ndetse akanakora siporo. Ariko nyaboneka abantu birirwa kuri za TikTok guhera mu gitondo kugera nimugoroba ugasanga nta siporo akora, bitwa ba Jessica, bitwa ba Congress, ndagira ngo murabaza, bitwa ba Keza Teriski, n'abantu bibira kuri TikTok sojya kumureba kubera yuko ntabona kanya ko gukora siporo ko kwiyitaho, ukajya gusanga rwose ashaje imburagihe yarakiri mutoya ataruzuza n'imyaka 30. Bivuze ngo nubwo umubiri wanyu ukoze mu buryo bwo kuba wakwirika varinga, harageze kugira ngo naho discipline utazajya gusanga ukavuga tese ko muvuga ko umubiri w'abagore udasaza. Ye nkaba ngaragara nk'ufite imyaka 50 kandi ngifite 25. Itwa Vino Kwizera, nurega ko ino posta du follow inzuzamira nkaho ndutagera ibyamitse kubeshywa byinshi. Pasokoto Vita Larga.